urugero rwiza rwo gusari turukura kuri Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam ni umuntu wajyaga gusenga ibitekerezo bye byose, umubiri we wose akaba yawerekeje kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aho n'abagizi ba nabi babonye ko nta handi bakamufatirana mu iswala. Imam Ali rero ni umuntu dukuraho urugero rwiza mu iswala. Atubwira abantu batatu binjira mu musigiti ukuntu baba batandukanye. Atubwira ati uwa mbere ni uriya winjira mu musigiti agatangira iswala ye afite intego avuga ati Mana ndashaka umpe ijoro. Ati uwo muntu iswala ye si sahihi. Kubera iki? Iswala y'uwo muntu ameze na wa muntu ujya ku kazi akavuga ati ndaguhereza iki nawe umpaye iki. Rero n'uwo muntu ahereza Imana isengesho ngo Imana nawe imuhereze iki ijoro. Rero iyo swala ye si sahihi, kubera ameze n'umuntu uri kugurisha iswala bamuhereza ijoro. Aravuga ati uwa kabiri uri mu isengesho, yaba yari muri jama cyangwa ari kwisarisha, ni uriya uba warize akamenya Imana, akaba yayitinya, agatinya n'ibihano biturutse kwa Allah, akaba yizera ko n'umuriro uhari, akaba yajya gusenga avuga ati ngiye gusenga kubwo gutinya Imana no gutinya umuriro. Ati uwo nguwo iswala ye ni sahihi. Arongera akatubwira uwa gatatu n'uriya ujya gusari cyangwa agasara muri jama, intego yo akaba yarize, akaba yaramenye Imana, akaba yaramenye aho aturuka. Kubera mu kumenya aho aturuka akaba yumva ko nta wundi muntu ufite ubushobozi bwo gusenga keretse Allah subhanahu wa ta'ala. Akajya gusenga kubera Imana ariyo ifite ubushobozi bwo akaba wari ufite ubushobozi bwo kuba yaramuremye, akaba ari nawe wamukura kuri iyi si. Akajya gusenga kubera ko yize, akamenya Imana, akamenya umuntu, akamenya uwamuremye. Rero uwo muntu nawe iswala ye ni sahihi. Mureke rero twibaze, umaze kubona abo bantu batatu, uwa mbere ujya gusenga kugira ngo Imana igire ikimuha, uwa kabiri ujya gusenga kubera gutinya Imana no gutinya umuriro, uwa gatatu ujya gusenga kubera kuba agiye gusenga kubera Imana ariyo yamuremye. Ibaze muri abo bantu batatu wowe uri hehe? Njye ndi hehe? Wowe uri hehe? Twibaze, ubaze nafsi yawe. Imam Ali atubwira ko mu mafunguro yose tubona tuyabona atari uko twakurikije umuco cyangwa imani nura wa mbere afite, ahubwo tubona risiki kuko twakurikije niyure wa kabiri cyangwa uwa gatatu.